Ngendi MBOT nk'ibisanzwe ni Israel Talk Podcast. Umunsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa emotional neglect cyangwa se kwirengagiza amarangamutima y'umwana. Ese bigira izihe ngaruka? Turaza kureba ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umubyeyi cyangwa se urera umwana ari kwirengagiza amarangamutima ye, ni izihe ngaruka umwana ahura nazo mu gihe akiri umwana cyangwa se yaranakuze, hanyuma ni iki cyakorwa kugira ngo icyo kintu kibe cyakosoka. Mu by'ukuri emotional neglect nk'uko nari mbibabwiye ruguru, hagati aho ngaho mukore subscribe please. Nimba wumvije kino kiganiro kumva ko hari ikintu kikunguye, kora subscribe, usiga unaduhaye na like. Nibikunda ufite inshuti n'abavandimwe bakeneye nanone ubwo bumenyi, ubasangiza icyo kiganiro, hanyuma nugira ikibazo cyangwa igitekerezo utubwire muri comment section. Dutangiye rero, ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko amarangamutima y'umwana wawe utayitaho. Kutareba mu maso umwana wawe mu gihe muri kumwe, mu gihe muri gukina, cyangwa se mu gihe uri kumugaburira, cyangwa se mu gihe uri kumwoza. Ibikorwa byose uri gukora uri kumwe n'umwana ari igikorwa cyitwa icy'umwana. Urugero, nimba ugiye kugaburira umwana, nyine ni igikorwa cyawe n'umwana. Nimba ugiye kumwoza, ni wowe n'umwana. Nimba uri kumwonsa, ni wowe n'umwana. Nimba uri kumugaburira, ni wowe n'umwana. Iyo ubigiyemo rero ukaba uri gukora ibindi bintu, wenda ukaba uri kumugaburira cyangwa uri kumuha ibere wibereye kuri screen, ushobora kuba ari imashini, ushobora kuba ari telefone scrolling, icyo gihe ntube wahuza amaso n'umwana wawe cyangwa se ngo umubwire twa tugambo tw'abana. Icyo gihe uba uri kwica amarangamutima ye. Turaza kubona ingaruka zabyo. Hanyuma kwirengagiza ibyiyumviro by'umwana, feelings, nyine like uko umwana ari kwiyumva. Aragusekeye nawe ntabwo umusekeye, kwa kundi kw'abana gukubise nk'agashyi nyine ari gukina, like nawe uhise umusubiza ahubwo umubwiye nabi. Icyo gihe umwana yiga kuvuga ngo, ubwonko bwe buhita bwiga kuvuga ngo ibi ngibi ukoze nta mumaro wabyo, ntacyo uyu uri kubikorera ntabwo akwitayeho. Mu by'ukuri urumva umwana batangiye kurema amarangamutima atari meza. Ikindi kimenyetso ni uko umuha ibisubizo bitarimo kumutetesha cyangwa se urukundo, ibyitwa little affectionate response. Umuha ibisubizo bitarimo amarangamutima yo kuba ukunze umuntu cyangwa ikintu, affection, cyangwa se kuba uhaye umwanya umuntu. Icyo gihe rero, urugero wenda nabaha ni nko kuvuga, wenda wari uri gukina n'umwana wawe, urashaka ko murekera aho gukina hanyuma akajya kuryama. Uramubwiye amasaha yo kuryama arageze, reka turekere gukina. Icyo gisubizo ni igisubizo nk'umuntu mukuru. Umwana ukeneye nyine kumubwira mu buryo bwa cyana, reka turekere gukina, sibyo, hanyuma tujye kuryama, nubyuka turaza kongera, sibyo. Icyo gihe umwana n'urwo rurimi nyine rwa cyana niko abyumvamo, ntago ari umuntu uba ufite logique yo kujya guprocessinga ibyo bintu byo kuvanga agiye kuryama ngo arekeye gukina. Umwana nyine ashobora no gukina umunsi wose, ariko umubyeyi aba agomba kuganira n'umwana we mu buryo bwa cyane. Hanyuma ingaruka zibaho rero nizi. Ingaruka ni uko umwana akura adatekanye mu buryo bw'amarangamutima. Kudatekana mu buryo bw'amarangamutima ni nk'uko wenda umuntu yarakuze yabaye umuntu mukuru, aba ari wa muntu utinya kujya mu rukundo, utinya kuba yatangira wenda gutereta yibaza se nibankunda nzabyitwaramo gute, kuko ntago yize wa mubano uri hagati y'umubyeyi n'umwana, ntawe yize, ntago umurimo. Hanyuma ikindi kintu kigaragara cya kabiri ni ukuvuga ngo umwana akura ari wa mwana utagaragaza amarangamutima. Nimba ababaye arabyimenyera, nimba yishimye arabyimenyera, ntago asohora ya marangamutima cyangwa se ibyiyumviro bye cyangwa se uko yumvamo ibintu. Ibyo rero byica impano umwana aba afite, kuko umwana yiga ko cya kintu yagaragaje akiri umwana kitahawe agaciro, bityo agakura azi yuko icyo kintu kitagombye guhabwa agaciro. Niho wa mwana usanga ari umuhanga mu ishuri ariko atabasha kumanika ikiganza mwarimu abajije ikibazo. Hanyuma rero niki cyakorwa kugira ngo ibyo bintu ababyeyi mubizirikane, hanyuma bifashe imikurire y'amarangamutima ku bana banyu? Ikintu cyo gukora ni uko umenya
ukita kandi ukazirikana amarangamutima y'umwana, ugasoma ibimenyetso bye, ese ari kunsekera, ese ari kundeba, ari gushaka ko duhuza amaso. Ibyo byose iyo ubimenye ukabizirikana hanyuma ukanabisubiza muri bwa buryo twabonye bwa cyana, bifasha umwana wawe mu mikurire. Turagushimiye rero wowe wabanye natwe hano kuri Easy Life Talk Podcast. Please kora subscribe uko usiga ukunze n'ikiganiro warebye ukageza kuri uyu munota. Nta kuntu waba warebye ikiganiro ukageza kuri uyu munota ngo ntugende like udakoze like. Then nimba ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi, tubwire muri comment. Hanyuma ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk Podcast nakagaruka. Ciao ciao.